hari umwe mu bavandimwe b'uyu mwana ngo uyu mwana yakundaga kurega ku babyeyi ngo ikintu bita urumogi, ikiyobyabwenge cy'urumogi. Hanyuma ngo bikaba bivugwa ko uwo muntu w'umuvandimwe wari muri iyi nzu ari we waba wabikoze. Ni amakuru ari kuvugwa mw'abantu mwe, ni amakuru ari kuvugwa, ni amakuru ari kuvugwa gutyo ati byashoboka gutya, kandi nawe koko umuntu abivuze gutya wabyibazaho. None se niba umwana bari baryamanye na gutya nawe byashoboka ko ashobora no kugurira uwo wundi bari baryamanye, wari uryamanye n'uyu mwana uri kureba kuri iyo screen, akavuga ati nibigenda gutya ntutera amahane, ninjye urabuje ndahaza ndamukubita, wenda akamwoshya ati ndamukubita nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo yari asanzwe amurega. Urumva abantu nyine nk'iyi possibility ya kabiri koko biramutse ari byo, atari uwo mugizi wa nabi wavuye hanze ya famiye akaza muri ubwo buryo, umuntu w'umuvandimwe we akabyuka muri ubwo buryo, bari mu nzu nta kibazo, araje aramuniga. Ikintu bita urumogi ni ikiyobyabwenge kibi. N'amakuru y'akababaro, amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, kugira ngo uwo mwana uriho urareba kuri iyo screen yawe ubugome yaje kuza kuba yakorerwa, abantu benshi bari gukomeza kubugarukaho. Hari abantu benshi bari kuvuga mu gihe wumva doko nk'ababyeyi b'umwana hari icyo mutumvikanaho, cyangwa se nk'ababyeyi ugasanga nyine ntabwo bumvikana, burya victime ntabwo yagakwiriye kuba umwana. Kugira ngo umuntu muhime doko ukavuga uriya mwana nzamugirira nabi, nyine ntabwo ariko byagakwiriye, kubera ko umwana ntiyahise mu buryo bwo kuza ku isi. Umwana ni umuziranenge, umwana nta cyaha kiwe, umwana amafuti y'ababyeyi biwe nta, nyine wumva amafuti y'ababyeyi nta hantu abahuriye n'umwana. Umwana ni umuziranenge, kandi ntabwo ari bo warahisemo ngo mumbyare ngo tubeho muri ubu buzima. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'uyu mwana. Uyu mwana yitwa Ishimwe Roy Joshua. Uyu mwana Joshua yavutse mu mwaka wa 2014. Uyu mwana byumvikana neza ko afite imyaka 11. Yishwe mu buryo bw'agashinyaguro, yishwe nabi, yishwe wumve n'urupfu ruri kuriza abantu benshi ku rwego rwo hejuru. Noneho abantu babuze urubyara, abantu ababyeyi muri rusange, n'amarira menshi, abantu benshi bari kumva uburyo uyu mwana yishwe urupfu rw'amaherere. Byagenze gute? Bimeze gute? First of all, hari abarundi benshi badukurikira. Uyu mwana ni hano hirya mu Kinindo mu gihugu cy'i Burundi, Bujumbura. Burundi, Rwanda, yankunda kubivuga, we are brothers, turi umwe, turabavandimwe by blood. Haba impamvu za politiki imipaka igafungwa, haza nyine impamvu za politiki, ariko by blood abarundi, abanyarwanda turi umwe. We are brothers, we are sisters, everything. Turi umwe by blood. Noneho umurundi aravuga, umunyarwanda akamwumva, umunyarwanda aravuga, umurundi akamwumva. Twirengagije impamvu za politike, turi umwe, kandi ntabwo zagakwiriye kuba doko byadutandukanya, kubera ko by blood bizagende gute, ariko byanga byakunda imipaka izafungurwa, tuzongera tugenderanire, ibintu bizaba byiza cyane, kubera ko turabavandimwe, kandi nta kintu burya cyagatumye mu by'ukuri twagira icyo dupfa ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu akenshi usanga nk'inkuru zibereye i Burundi, ugasanga ibinyamakuru byo mu Rwanda birazigarukaho, ugasanga niba inkuru zibereye mu Rwanda ibinyamakuru by'i Burundi nuko nguko. Donc ni vice versa, dusangiye ubuzima, imibereho y'ubuzima ni imwe, umuco duhuje umuco, wumve mw'abantu mwe birarenze Burundi, Rwanda. Niyo mpamvu mu by'ukuri na benshi abarundi benshi badukurikira, akenshi murabizi ko dukunda kubagezaho n'inkuru za hariya mu gihugu cy'i Burundi, bitewe mu by'ukuri n'uburyo turabavandimwe. Usibye n'ibingi byo kuvuga ngo abarundi, abanyarwanda turabavandimwe, ni inkuru ubwabyo iri lifestyle.
socialization, how people socialized each other, uburyo mu by'ukuri muri society imibanire y'abantu, uburyo ibimeze gute. Ugasanga nta nubwo ari n'ibinyamakuru by'i Burundi akenshi biri kugaruka kuri iyi nkuru y'uyu mwana ngo biba ari ibinyamakuru by'i Burundi gusa, ahubwo abantu benshi bari kumenya iby'aya makuru bari kuvuga biteye agahinda, kandi ni ibintu bisanzwe biba muri community zigiye zitandukanye z'ibihugu bigiye bitandukanye muri society. Ni ibintu mu by'ukuri bisanzwe biba. Bimeze gute kuri uyu mwana? Uyu mwana yapfuye mu ijoro ryo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ni mu ijoro ryo ku itariki ya 9 ushyira ejo ku itariki ya 10 nibwo uyu mwana yapfuye, apfa saa 8 z'ijoro. Ubwo we n'umuryango we bari baryamye, asanzwe ararana n'undi mwana n'ubundi basanzwe bavukana. Ubwo rero umuryango bari baryamye, biravugwa ko hari umuntu winjiye mu nzu saa 8 z'ijoro, ariko uyu muntu ngo yinjira mu nzu nta rugi yigeze yica, wumve ngo nyine ni amayobera. Ngira ngo muri buze kuza ko mwadohereza ibitekerezo byanyu uko mubyumva. Uyu muntu yinjira mu nzu, aza bucece, arangije uyu mwana we n'umuvandimwe bari baryamanye aba ari we ahitamo, arangije uyu mwana aramuniga pe, umwuka urahera. Nyine yaragiye ngo ahita afata ingoto ku rwego umwana nyine atigeze nyine kumwe ngo atera no kugira gute, urumva yari yasinziriye. Nuko arangije aramuniga. Uyu mwana muri uku kumuniga yahise apfa. Uwo mwana bari baryamanye, uwo mwana w'umuvandimwe we bari bararanye ku gitanda kimwe, ngo uyu muntu akimara gusohoka, uyu mwana yaratabaje, atabaza ababyeyi. Birumvikana inzu yari iryamyemo ababyeyi, aratabaza. Barangije baza gusanga uyu mwana wabo bamunize, ndetse n'uwo muntu wamunize barakurikirana uwo muntu baramubura, ngo basanga yasohotse yagiye. Uyu mwana urupfu rwe rugenda gutyo. Hari abantu bari gushinja ngo ababyeyi wenda ngo bajye bareba abana babo, ngira ngo uko iyi nkuru yumvise, ngira ngo ni ibintu mu by'ukuri biteye urujijo. Umuntu ntigeze yica urugi, araje ahisemo umwana agomba kuniga. Uyu mwana araza muhiza umwuka. Noneho ikindi kintu kiri gutera urujijo ni uburyo uyu muvandimwe we bari bararanye, uwo mugizi wa nabi yinjiye mu nzu akaniga umwana akarinda yapfa, uwo muvandimwe wiwe atarabimenya. Donc ataragira umuntu winjiye ari kuniga umwana, byanga byakunda habaho no gutera amaguru, kuko ntago byakunda umuntu ari gusamba. Uko byaba byagenda kose byanga byakunda icyo gikorwa cyaba. Nubwo umuntu yaza akamukubita akamuca ijosi, byanga byakunda haba igikorwa nyine ku rwego nyine ugera ahantu ukavuga uti uyu muntu yabanje kurwana n'ubuzima. Ukibaza uwo muntu bari baryamanye byagenze gute. Hari amakuru ari kuvugwa, bimwe nakubwiye ngo ni socialization, inkuru tubagezaho ni izisanzwe n'ubundi n'imibanire tugenda tubagezaho, uburyo how people socialized each other, how people, uburyo abantu baba babanye muri societe bimeze gute, imibanire y'abantu n'abandi bimeze gute. Hari abari kuvuga ko byashoboka ko hari umwe mu bavandimwe b'uyu mwana, ngo uyu mwana yakundaga kurega ku babyeyi nganywa ngo ikintu bita urumogi, ikiyobyabwenge cy'urumogi. Hanyuma ngo bikaba bivugwa ko uwo muntu w'umuvandimwe wari muri iyi nzu ari we waba wabikoze. Ni amakuru ari kuvugwa mw'abantu, ni amakuru ari kuvugwa gutyo, ati byashoboka gutya. Kandi nawe koko umuntu abivuze gutya wabyibazaho, none se niba umwana bari baryamanye na gutya, nawe byashoboka ko ashobora no kugurira uwo wundi bari baryamanye, wari uryamanye n'uyu mwana uri kureba kuri iyo screen, akavuga ati nibigenda gutya ntutera amahane, ninjye urabuje ndahaza ndamukubita, wenda akamwoshya ati ndamukubita nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo yari asanzwe amurega. Urumva ahantu nyine
nk'iyi posibilite ya kabiri koko biramutse ari byo, atari uwo mugizi wa nabi wavuye hanze ya famiye akaza muri ubwo buryo, umuntu w'umuvandimwe we akabyuka muri ubwo buryo, bari mu nzu nta kibazo, araje aramuniga. Ikintu bita urumogi ni ikiyobyabwenge kibi ku rwego nyine umuntu none se nyine babyita ikiyobyabwenge, kandi umuntu wasomye kuri ibyo bintu kugira ngo murabizi ko nta kintu atakora. Niyo mpamvu uba usanga leta zigiye zitandukanye ziga abo bantu, nk'umuntu ucuruza ibintu by'ibimogi by'ibiki baramufata agafungwa burundu, aba ari kwangiriza urubyiruko, aba ari kwangiriza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. None ibaze ari uko nguko bimeze, cyangwa se ugasanga ni umugizi wa nabi usanzwe utumvikana n'iyi famiye, ugasanga akavuga uyu mwana tuzaza tugire gutya na gutya, buretse ngira ngo murabizi ni kenshi nkuru nk'izi ngizi zijya hanze, ugasanga abantu bafitanye amakimbirane, bafitanye ibibazo, ugasanga umuntu aho kugira ngo wenda yishyurire ku mubyeyi akaza ku mwana victime. Bimwe natangiye nkubwira, bimwe natangiye nkugezaho, ugasanga umuntu agiye kwishyurira ku mwana umwana niwe abonye agomba kugirira nabi muri ubwo buryo. Ni ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane, ni inkuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho. Uyu mwana yahise, kubera ko yahise yihutanwa ku bitaro muri iryo joro, umubiri we uhita ujyanwa muri morgue ya Kira Hospital hariya mu gihugu cy'i Burundi. Nuko nguko bimeze, n'urupfu rwashenguye abantu, n'urupfu abantu benshi bari gukomeza gutanga aho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Wumve si mu Burundi gusa inkuru abantu benshi bari kugaruka kuri aya makuru, nyine uburyo umwana umuntu akishyurira ku mwana, umwana ni umuziranenge, umwana nta kibazo. Nk'abantu mwe birababaje, ibitekerezo ni byinshi. Burya aka kana ari akana keza, urabona ubanza ari n'akana ko mu basirimu ukuntu, kuko nyine hari ukuntu ureba umuntu ugahita ubona ko ari umwana nyine usa nkaho, kubera n'iyi karitsiye ahantu uyu mwana yari atuye biravugwa ko ari abantu bifashije. Birababaje nuko nguko byagenze kuri uyu mwana uri kugenda ubona kuri ku mbuga nkoranyambaga, abarundi bari kugenda bamupostinga, benshi bagakomeza kurizwa n'aya makuru. Nuko nguko byaje kuza kuba byagendekera uyu mwana, ariko nta na gakeya bikwiriye uko uyu mwana kose yaba yishwe, nta na gakeya bikwiriye, byanga byakunda hari ibibazo. Ntabwo inyishyu, burya nta nyishyu yo kwica umuntu, nta nyishyu yo kwihorera, nta nyishyu yo kumva nyine ugomba kwica umuntu umuntu ntiwamuremye, ntiwamuzanye ku isi, ariko ukumva ko ugomba kumukuraho. Nta nyishyu yo kwica habe na gatoya rwose. Soreje ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ababyeyi b'uyu mwana mwihangane, abantu bazi uyu mwana mwihangane, ababyeyi muri rusange bababajwe n'aya makuru mukomere. Tuzongera guhura n'uyu mwana mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Nuko nguko nyine Satani yamanukiye isi, ubugome bwaragwiriye, ariko na Bibiliya yarabivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ABCD. Abantu ntibaza bagikunda babo, abantu bazakunda amafaranga, abantu hazaba ubugome, hazaba iki, intambara, buri kimwe cyose. Iyo minsi tuyirimo, utazagira ngo iminsi y'imperuka ngo izaza. Byinshi tubona ntabwo ariko byahoze. Mu by'ukuri turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'imperuka. Abantu mwe birarenze. Soreje aha, reka dukomeze ngewe tubane mu zindi nkuru, hanyuma nkubwira ngo niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.